w'imyaka 19 20 ari kumwe n'umusaza w'imyaka 60 55. Fani we umva nkayo ku ruhande rw'abakobwa mwumva mwakura iki kugira ngo mwirinde aba diaspora bashukisha amafaranga? Ikintu cya mbere twakora ntabwo ari aba diaspora gusa, oya nabana b'abakobwa abari bo bose n'abana b'abahungu ntabwo ari abakobwa gusa. Tunyurwe mani, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri dukura amaboko mu mufuka, n'umusaza uri hano n'umusaza uri hano mu Rwanda utari mu diaspora, byose byicwa no kudakora. barongora abana bato bagiye kugusohora mu nzu hafi ujye ukomeza ya nawe byambayeho bro, ubonetse hafi uzi ko ari umuzakora gukorangera kuyo ahita bukorana n'undi namaye n'ibyanjye shaje tubyihore. Bone umuntu wari we wese wanayikozaho imitwe y'intoki nge nayo twaguruka, ariko ni gift baguhaye. Yes, kana ngira ngo rezi kaza ko subscribe ku Murava News umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Mimi naitwa T-Bless na none T-Boy T-Swega baddest bad boy mu class ya Kubaba. The top ambassador sound the national the mic lays well is your blessings over blessing. The top hustler Mr. Habaman mwitu ushaka na muhungu asize amavuta mwisha. Na mbona the mic nushaka wongera ngakasa mutwe ntumwa Rwanda. We bakwitanga iki? Byandike muri comment. Imbere kuri kamera turi kumwe na Yakamwana. Mubi ndetse na Fana, ariko Yakamwana rwose yamaze kugira gutya akibonera umukunzi mushyashya. Bamufata akakantu kugira ngo kataza kuza kunshika. Yakamwana agize gutya yibonera umukunzi mushyashya wo mu diaspora kazi, umukecuru mu diaspora kazi akuye kuri TikTok yabamugira neza. Ati rwose mbonye mu diaspora kazi. Yaka uvyakire gute kubonye umugore wo mu diaspora kazi anakwemerera amafaranga wasakiri mu kirere? Amafaranga afite uri mu diaspora ni baba diaspora ariko aba diaspora baba homeless. Bivuze ngo rero na amafaranga natakugeraho tureta tuyabaza mugira neza uramuhungu. Nukuvuga ngo hari aba diaspora baba muri Amerika baba homeless batagira akazi, usanga nabo bameze nk'imbo. Kandi ngende reba bwagira ngo kuba mayibobe muri Amerika naba mayibobe y'Kigali. Ese umukecuru umukunzi wawe mushyashya ubonye nuramuka uvuza amagambo akayabona ntuba wikozeho koko, kandi amafaranga aracyari mu kirere, amafaranga yo hanze reka aza mu kirere. Nasuka mbwiye ngo ari kurya ubugari ngo agiye gukaraba intoki ngo yohereze n'ikijumba ngo ndetse ngo na chapati. Ibyo bintu mu diaspora ngo ikijumba ngo n'inyama ngo n'ikira ngo na chapati. Ibyo bintu koko ibyo bintu biragendanye koko. Ndi gukwihesha kayanze ngo ndayaryaho. Ngaziga amafaranga agiye kuyaryaho. Naye ndumva uri kurira nawe. Ariko mu diaspora nta bwiza kurusha nuko muri amadolari nyine ndi gukwihesha kayanze ngo aya madolari agiye kuza tujye kuyanywera. Nanjye naratanye kwitwaraho neza. Kwitwaraho neza yakubwiye ngo agiye gukaraba intoki aza koherereza. Abantu nk'abariya rero ngewe rwose mujye mubasiriya. Ibaze oya itekereza ngo ari gukoresha telefone no gukohereza kuma ku madolari yawe ntago ari agahato, nta n'umugozi mba ngushyizemo. Ariko kumbeshya mu kanya ngo ndaje nyagwe wambwira ati ngewe nta kintu mfite, cyangwa se we uzamamagara abantu bikora ati nkuri umbwiye ngo kwa gatanu, nkuri umbwiye ati ngewe uzamamagara kwa gatanu uyu munsi nta kintu mfite sava. Ari bavuga ati ngiye kugwa amafaranga rikamare kurya kandi uri kunyinisha ngende umuntu w'umugabo nariyaye. Ntabwo ari byiza. Hari abantu babikora kugira ngo nyine kuko abandi bari kubumva kugira ngo nyine bumve yuko na atanga cyangwa se afite amafaranga, kandi yahe mane tujye twemera ko nta kintu wambeshye ninde. Urawe muvuga we tujya nindera. Urawe muvuga nuba ari hano kuri live nshobora kuhita mushyiraho nanga gutya ukamuhereza ukuri kuri live neza wiyumvira. Aho mushyize hose sha. Urawe muvuga ngewe rero ugira ngo mbeshye bambwira ati nta kintu gihari ngo dore ngo n'inzu ngo yiwawe ngo baratunga muratunga. Harya yitwa Wilson original kiriya cyo Wilson rwose buriya none ni umuhomeless. Arega abantu nk'abari bari imbobo zo muri Amerika barahari badakora. Hari nabo bajya basanga mu mazu gasanga, kandi iyo bagusoye mu nzu hari muri Amerika nta yindi nzu wajya gukodesha kuko bahita bashyira muri system kutajya wishyura.
umva ahantu hose ukazisanga uri mayibobo yo kwirirwa nta n'uwagucumbikira nta n'umwe hanze uguta hanze ntabwo bameze nk'aha mu Rwanda uheza nyirinzu amezi 5 akakureka ukajya gukodesha ahandi hariya nta mikino ukwezi kumwe baraguta hanze ukagera niyo usibye akazi inshuro 3 barakwirukana kandi iyo bakwirukanye ntandi wemerewe kubona akazi babiri muri system niyo kubisa umuntu mu kazi uriya mugore uruvuze ngo agiye kuguha amafaranga umvisha ameze nk'umuntu nyine ushobora kuba ari seriye mu kuntu kari kwishakira umukunzi uvuga ari haraganira n'umugabo n'umutipe akabaza se uri singo cyane ntabwo uri singo urumva ko byuze wawe yarakwitomboreye yabanje kuriyaka nawe akuzaho ubwo urumva uwo muntu urumva ari seriye hehe yabanje kuriyaka abanza kumubeshya amafaranga ayumvishe yakari kumwaka amafaranga aravuze ngo nyiririya cyane wumva ikintu yabanje kubaza nyiririya cyane Kigali magazine ni yande turavuga ngo ni ya runaka ngo nese ngo nyirayo ngo afite umukunzi we cyangwa afite umugore ashaka umuntu ufite cyano ashaka umuntu ufite amafaranga ntago ashaka umuntu ari buyahe uretse ko yemereye yaka ni umuntu ngo nese yigize yamu rero ngiye nyambona hari muri Amerika umenya nta n'abagabo babaye ko nyambona hafi ya bose baza kwirongora n'abagore nta bahari bose bameze kimwe ariko kurongora byahari bimenya bihenze birahenze man barabatipe bose batembera niyo mpamvu baza kurongora inakubiri ntari bwo bindutse kumva ngo habaye ngo n'abamakeya ngo baba bagiye mu tubyiniro make 50 oya ntago bajya babaha iyo ngayo guhera ku $400 kuzamura 400 yako izari cy'Imana barayagira bose nandi kugura ikibanza kazana gakora igiko cya danje nicyo gituma abajama bahariya igiko cya danje nicyo gituma abajama bahariya mani bahora bagena nese nibirirwa bayakama video abakobwa bo mu Rwanda kugira ngo bagende gutse batembera Amerika ndabaraburije nyine mujye mu ntuzi amavideo ameze gutuma ya amavideo ngo bambaye ubusango kugira ngo batembera Amerika harura video umwe haraho nirwa tserera nawo none uzi kugira ngo ubone nimero yo hanze +1 kwanditse cyangwa +3 farira kasa urumva wana mbese wanyize gatuvuga atangaho ewana ndarara nkwe byari cyangwa se nimba uwana burayo urabati sha ndarara nguza gafuka haro bari bayoherereza se nta numwe nayo ngize nyoherereza banza wumvise abati ndarara nguza gafuka kakao wazanyereka se shangahita nigira yose nkoraho usubireyo noneho tipe nkajya kumva ngo nyine ngo ugiye ngushaka kugufasha ukavuga ati wananga ugatangira kubarira amafaranga hashira umwanya none se ngo wabanje ukanyereka ukuntu wambaye none ukabimwereka ngo kwakuyose ngo ukanuza ngo kamanuraho gake bro reka baze babwize ukuri mujye mudufasha mubishaka ibintu byo kutwaka ama video harona tuburiye muhereza video itari yanjye itari igice cy'isura nyine kwa kundi bikura mu ma video yo muri groupe ndamwohereza ariko narebye umuntu tujya kungana ndamwoherereza tipisi kintu yambwiye ngo wapisha ngo banza gunyekera ariko umukobwa mwiza nabwambara bya bindi bavuga ngo nacuruza ndakubwiye ngo naranze birangira dushwanye ngo yengo ngo naga ariko ngo watera imbere ndabashe ndatera imbere mu kwicuruza online nimba ruko gubatera imbere bro nimba ruko utekereza ko abantu batera imbere aho warakishe gusa mwagiye mu bwambara bakayaba urasetsa bari ama video barayagurisha agwasenka cyangwa 100 akayigurisha 500 ubwo se urumva batungutse nangiye ujye yamayuze ujye umereza nako 500 yuzuye cyangwa miliyoni nayo ngwereze video yo kwicuruza Imana itangiza umukobwa kuko ugiye nambara ubusaba nyera amafu hariho twirirwa tugigira ngo mu Faransa buri munsi aramamagara ngo fani wanze kuyereka ibintu ngo amafaranga hamubwira nayo banzo yohereze naye mbone ko yaguhereza buri munsi tubaranye ukwezi hacamo nk'icyumwe mbabazi ko naramwibagiwe akongera akanyandikira akoresheje indi nimero nshyashya akamenya ngo ndavuga ati ohereza amafaranga ariko ngo waragigiye burundu naramaze nutayohereza uzakoreho ase ubona biterwa n'iki ko n'aba diaspora bose baba bashaka ibyo bintu uzi impamvu se hariya ntago babona umwanya wo kujya gutera akabariro icya kabiri niyo bawubonye nta bagore baba bafite abagore barahenze ikindi narumvisha ngo n'ibikobwa iyo ushatse igikobwa cy'ikizungu cyangwa ikigore cy'ikizungu impamvu baza gushaka abagore mu Rwanda ngusanga igiye mu kazu wataho gasanga igikobwa kibere muri sinapu kiriyo mu biki nta gukoropa nta koza umwana nta guteka umugabo avuye guhiga yanani wavuye gushaka rasiyo
Israel y'umugore yirirwa muri Snapchat yirirwa yizunguza niyo kuri Snapchat. Niyo mpamvu baza gushaka abagore muri Afrika. Uko bazi ko abagore bo muri Afrika rega turi boro nubwo mwirirwa mututera hejuru. Turi boro abasheri. Bivuze ngo ubungu yakamwana aramutse avuze ngo agiye muri Amerika ni kujya yirirwa gusaba video. Njyewe cyane. Kereka agiye asanga yo mugore. Gusaba video. Nubwo ari n'abagabo gusaba bafata video. Basaba video urumva n'abagore baba muri Amerika abenshi barazisaba. Bivuze ngo yaka aramutse yuriye indege akajya muri Amerika. Nuko ujya yirwa bafana kozi ko twari inshuti ko twarakoranaga n'ibiganiro koko. Bamba bariye bazukama kuri video. Yaka naga ari ngombwa ari cyambwiye. Ako ngewe bashite urumva nge nta numa video nuguta nigira USA yatwemereye 200 nge na Oliver yamaze kumwemera miliyoni aramwe nge arampamagana 200 nane akayambwira ngo ntubwire Oliver ko turi kuvugana Oliver na akamubwira ngo ntubwire Fani ko turi kuvugana noneho type siwumve ko yemereye miliyoni Oliver yanyemera 200 yanga kutwereka ngo tumwereke video ndati wo mpamagara video call banza wohereza amafaranga yohereza akajya nyereka nyina amabanke yiwe agarya screenshot akanyoreza namwe ati bro ibyo ntibikora banza wohereza amafaranga arangije arambwira ngo amamagara video call akajya andeba mu maso anyereka boro yiwe arongera agaruka akayambwira ngo hoya ngo vana isura nanye nkahita naza ariko barabatipira ngo vana isura ubwo ari gukora akazi kose nkahita ndebesha noza kamera mu kirere akongera aragasura ko yari kure ngo hoya ngo ihangane ngo uretse gukora isura namwe abanza wohereze gahambirwa garebanye ni nkaka mwana barabatipira bajya bakutera kanyamira uzi baraba ku ma TikTok barabakunda kanyamirika cyane buriya basanga bariya abari bakwiyeho kamera hafi ya bose bari kugira umuntu mu diaspora ufite amadolari ukajya USA ubu bandanje ukajya USA ubakoresheje ya tekinike yakajya koresha ngo nagura ngo utanga buri so wewe ndakubwiye ngo uwo nguwo ahora USA n'abameze nkayaka ko kudiyaza akakubwira ngo nakurangiza ngo gusa uyu munsi wari ubishye reka mbabaze ikibazo kimwe abantu twa turi kumwe rayivu bambonaga bakajya gukuraho kamera mwumvishe bimeze bite bagakuraho amakamera kano kuri uyu munsi kari kameze gake ngo bagutunganyije tayari byarangiye ndi wambwiye ngo ufite mu gatuza heza ngo wahirambye kwibaza nk'ejo bundi uramutse wenda nuko utazajyayo wenda muri Amerika ukajyayo Fani wamutinyuka kuvuga ngo reka musabe mu mavideo none ntabwo yabyikiriza ariko iyo umaze kugerayo 2-3 umwaka ugashira nta gitsina gore uhura nacyo mwana utangira kubyimagina ari yarega njya mbona hameze nk'amageragere kugira ngo uzabonane n'igitsina gore aba ari ikibazo gikomeye nabo mukorana muri company wibeshye ukamukora no kubere no guhita bakwirukana mu kazi arakwirukana kandi noneho hariya imico yabo n'ingeso z'abakuntu zamaze kugera abakobwa baba benshi usanga n'ubundi barabaye nk'abagabo bya bindi tujya tuvuga ndakubwiye ngo ni grave ariko twebwe hano haba icyamake senyisa 1000 barafata aho ngo ni he kandi bana bize gitondo bagutekera gatogo cyenda kubwiye ngo ngewe rwose 1000 baragifata nazuga babihashyangaye ariko USA isi wabyukura cyane handi agira ngo namaye ngo yagwicyubu ngo tanga senyisa ngo bakagobera ifege twebwe hano barayafuta rwose urumva ko ngewe ntabwo nshobora kumara icyumweru ariko ibintu kuko wenda aho ngaho turimo turagana ntabwo namara icyumweru nari y'umwana wenda turimo turagana ku ruhande rw'abagabo wenda babaho ngaho hanze muri Amerika aho ngaho abagore boki n'abagore niko bameze batazatubeshya ni ikibazo gikomeye n'abagore ngenza bajama hano bajya bambwira ati nyine hano mu ma social media bajya bambwira ati man ati ngewe n'abatingayi nabo barahari bameze gutyo ati ngewe atari ikijama cyambwiye ati ninyereke ngo nyimfate ngo telefone turi kuvugana ngo nyereke ngo diki yanjye ngo ngira navuga ati what the fuck n'abagore bameze gutyo man muri amabici gutse man ibyo bintu bitera indwara nta mugore uraku approaching ngakubwire ati se wagize ko ndibuze kuza kugukubita ibiceri sha ntabwo ariko wenda buriya barahari ngewe nawe ndabona ariko ngewe nabonetse cyangwa nawe wasanga hari n'abakujya mu nzozi nkawe nawe birirwa bagusamura nkuko uri kuvuga ngo gusamura abandi sha simbizi ariko bakakubona ku mavideo hariya ku mavideo ya YouTube nawe ugasanga
Samuye barakurangiye wasanga ye bavuga ngo Saro wansamura nanjye wari wansamura nanjye koko naze njye numva bari wa mugani wako se buriya karabashara kuko bari kubivuga barabakobwa ati buriya karabasha koko akusi kucyo abantu bampinga bajya babona narutege mfitera uretse n'abari USA na hano njya mbabona bano bakobwa rwose b'abasore ati yakabura wowe wabasha koko nta cyizere bangirira ntabwo bazi ko dukora akazi bare kuzabatungure hazagira ukwiyongoza ariko ngewe mfite abantu bashobora kunangira ubuhamya banzi neza twakoranye ako kazi bashobora kuza bagatanga ubuhamya bakavuga ati yakamwana buriya ntimukajye mumureba kuriya yaka ni umukozi bagatanga abagabo urugero tujye kubaza twumva ati twebwe ngubu dushaka kuba abahamya ba bino bintu cyane rwose muvuge se mbavuge bihorera utagira bushyira hanze tugira ibanga ry'akazi tugira ibanga ry'akazi ubibwire Tibreze mama ntuze mama nde aravuga ngo mama ntuze oya ibyo bintu rwose oya ahubwo ngewe gusa ibintu rwose birakabije hanze ahangaha gusa wenda turimo turanenga aba diaspora iki kino kiganiro twagikoze kugira ngo wenda tunenga aba diaspora mu by'ukuri barimo baraturarurira abana benshi bari mu Rwanda bashikisha amafaranga adashinga ngo uduhumbi ijana ariko n'abakobwa bangana nabo sinzi ukuntu bateye byari igihe rwose abakobwa bangana nabo rwose apfa kumva ngo uri mu diaspora gusa baba basaze ndi kuvuga mu diaspora nabaye diaspora ebana araza amaguru akayamanika rwose ebana kenze aba diaspora rwose twari turi kumwe ejo bundi hano umukobwa yazaga undi yinjira atahaza undi ajye diaspora babadirisha umukobwa barusishe kuki aba diaspora babahamuye bababitsemo ubwoba ko kandi biriya boro bitera indwara kumva gusa ngo mu diaspora gusa bitera indwara kandi turazivura mu Rwanda barazivura ikibazo gikomeye mu Rwanda barazivura pe kandi ntabwo baba bazi ko bari kwiyangiza uko ureba umuntu mu isura cyangwa ngo uri kumureba no kuri video ari gukora ikiganiro ugasoza iriya gahunda simubeshye rwose birabyangiza umubiri wawe amadolari azari ndibaza ngira ngo tujya tuganira kenshi ku kibazo ariko tukarangira finally mu by'ukuri kuzima dusa nkaho tunagira inama abantu dusa nkaho uribaza ko ese twe nk'abanyarwanda nk'abantu bari mu Rwanda ku ruhande rw'abasore tuba mu Rwanda no ku ruhande rw'abakobwa wenda baba mu Rwanda bagenzi bacu sibyo ndi kwibaza ni igiki bakora duhere ku bakobwa ni igiki bakora kugira ngo barwanye ibyo bintu by'aba diaspora bashukisha amafaranga kandi uziko amafaranga akora ibintu byinshi ifaranga riguye haroroha turetse n'ibyo amafaranga bamugana roro nose uri gusanga umwana w'imyaka 20 ashakanye n'umudiaspora w'imyaka 60 ugasanga umusore rwose ukiri umwana umusore muto ukarongorwa n'igikecuru kiruta nyoko si cyo ari gusaba se nanjye ariko yamaye nanjye nayatamira da wari gusaba igikecuru umwana ufite imyaka 19 20 ushakanye n'umukecuru uruta nyoko vrema njya mbabona hano batari n'aba diaspora noneho ugasanga bafite amafaranga hano ugasanga rwose arunguye umwana mutoya wa mugani wa nyina w'abapampe ngo nsigaye nirira abana bakiri bato kandi imagine birakabije amafaranga azari mu Rwanda kwiyakira nyine kunyurwa n'ibyo dufite byaratunaniye tuba dushaka umurengera ibya mirenge kandi ntabwo twapfa kubibona tutabikoreye rero kuvuga ngo tuzatungwa n'imibiri ni handi usanga twarangiritse ibintu byabaye magirirane urabona umuntu agwaye 100 ubonye wa desejo nawe usamara ubonye wa sengisejo uhisamara none abandi bose nibazajya baza uzagera usare bro baravuga ngo iyo wujuje ijana kurya abana batoya abasaza bari kurya abana batoya mw'abantu ese muzajya mu ijuru koko ndi kwibaza noneho rero abakobwa bakora iki uzi neza ko amafaranga hana kubise horo hana kubise haroroha urumva abakobwa nta kundi babigenza abakobwa rero biragoye ariko uretse n'abakobwa gusa natwe ubwacu nanjye ubwanjye ubundi gushaka igikecuru suguye ndebe ko narya ku mafaranga hari abo nzi hano rwose batunzwe n'ibikecuru kandi bakiri abantu ugasanga umwana rwose ararana n'umugore umubyaye cyangwa se urutananye
usanga n'iki ugasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 19 20 ari kumwe n'umusaza w'imyaka 60 55. Fani we umva nkayo ku ruhande rw'abakobwa mwumva mwakora iki kugira ngo mwirinde aba diaspora bashukisha amafaranga? Ikintu cya mbere twakora ntabwo ari aba diaspora gusa, oya n'abana b'abakobwa abari bo bose n'abana b'abahungu, ntabwo ari abakobwa gusa. Tunyurwe mani, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri dukura amaboko mu mufuka, n'umusaza uri hano n'umusaza uri hano mu Rwanda utari umudiaspora, byose byicwa no kudakora. barongora abana bato bagiye kugusohora mu nzu, ufite ikibazo uri kodeshereza mu nzu, ubonye iyo plot, reka nyite plot sibyo y'ibihumbi 100 wenda, wibera mu nzu y'ibihumbi 30, inzu y'ibihumbi 40, inzu y'ibihumbi 50, wiboneye ibihumbi iyo plot y'ibihumbi 100 bije gutya for nothing, kuko nta n'ikintu kimwe ugiye gukora, nta mbaraga ugiye gutakaza, ugiye gushyira hanze ubwo busa bwawe gusaka kubita amafaranga yawe. Fani garuka ku ruhande rwawe, ngiye kubanza nkubaze ushobora kurengera uko kwezi kumwe kw'inzu cyangwa amezi 2 ugasanga urwaye sida cyangwa kuri video call ibaho se? Oya ndi kuvuga wenda bano erega reka nkubwire, nshobora kuguhereza video kuri video call, ejo nejo bundi nkahura n'umuntu dukundana sibyo, tinabonye video yawe, oya nkahura n'umuntu dukundana tukiyumvanamo byatari, wene nkasanga wa muntu aziranye na wa muntu ajyaga ama video, urumva uko bwanjye butaba bupfuye cyangwa umugabo cyangwa urugo rwanjye rutaba rusenyutse, nese uwo niwo musaruro dushaka. Icya kabiri, nimba wenda dusibe na video call n'umuntu uvuga ati ngiye kugenda ntange ibyanjye ubundi bampa amafaranga, ese nugenda uwo munsi tuvuge ko ufasha aya mafaranga 100 cyangwa nubwo yaba ari miliyoni, ukagenda bakakwanduza indwara cyangwa ugasanga ni nk'abantu bangaye bose barakwangira, mwabasaza mwe n'abakecuru mwakwisubiyeho kuba wakwihanganira ukwezi kumwe nubwo yaba ari umwaka wose ukawihanganira, ibyo byakunanira ku buryo wakwifata ukajya kwirirwa wiyandaritse ngo hejuru y'amafaranga, ese ukuye mu mufuka ukavuga ngo ngiye gushaka akazi ko muri restaurant, nimba nkoreye 50 nishyura inzu ya veni 15 mbere nibwo nabika 5 byonyine bya buri kwezi, ugira ngo ayo mafaranga ntagwira. Tibre nari amafaranga tubona tuyabonanye gutyo gusa tukayabona tutayavunikiye, waruzi ko nta kamaro atugirira, ntushobora no gutekereza no kuvuga ngo nagura ikibanza, ariko yandi make yagiye ubika tumwe duke yagiye ubika watuvunikiye, nitwo ko tugigira amakamaro. Rero gufata amafaranga nta kamaro, ubundi amafaranga yose utakoreye utavunikiye, ayo mafaranga byanga bikunze nayapfa ubusa, nta kintu akumariye. Amafaranga wakoreye unayaha agaciro, uzi telefone wiguriye, urugero ku bakobwa, nimba ngiye mfashe amafaranga 100 cyangwa 200 nkajya kwigura telefone, mari telefone umuntu wari wese wanayikozaho imitwe y'intoki, nge nayo twaguruka, ariko ni gift baguhaye. Sha reka nkubwize ukuri, nibwo bayibahita tangira guhamagara sheri phone wayibye, ariko yakwibeshye bakiba iye yiguriye ni hafi ni kuri riba. Rero tujye dufata nyine ibintu byose, reka tubifate kimwe. Nimba ubonye n'amafaranga wenda urugero shyira mu gaciro muri mind. Fane tujye tuvugisha ukoresha amafaranga araryoha ariko tujye dufata rate nimba ubana yabonye mwubwo buryo, sibyo? Umenye ubwenge vuga ngo ejo nejo bundi nanjye nzaba mfite alimentation yanjye, ngiye kugenda nyabika mwubwo buryo, sinzongere kuzansabiriza amafaranga cyangwa njya gutanga umubiri wanjye kuri amafaranga, nzajye kuvuga ngo nzajya nikorera wayabyajemo umusaruro. Aho ngana nagameze nka kwa kundi ngo ndajya kuyagura style, ndayishyiramo inzu nziza ihenze, ndayishyiramo ibiki ndasohokana abajama kugira ngo babone yuko ngo ndi hejuru. Ibyo nta mumaro, abo bose uri gusohokana uzarebe nubona nta natanu ufite, uzabake na 5 rebe ko bayagura. Kubona kuri telefone we harasonye ko wakiriye $100 wahita ukora iki? Ubu none $100 from nowhere gutyo tu, ubu ngubu mbonye $100 nabanza ngakemura utubazo mfite, utubazo mfite ni twinshi turaho gusa, ariko ubundi utubazo twamara gukemuka ajya gushaka umwana tuyasangira, asigaye ndasigaye nka 30 cyangwa se umva ufite tubazo nkutwangaye, tubazo wenda twagakweto agashati, ubundi asigaye nkajya gushaka umwana tuyaryoshamo, ko ntago narya $100 ari kumwe n'akana nk'aka nka Kafani
kari kujya kankura no mu bwanwa muri sheri bimeze bite sava biraryoshye ibintu nk'ibyo gashimashima ikibazo je nuko ushobora kwita uhura nawe na mbere yuko ukemura ibyo bibazo ugasanga usukubitana nawe bigahita bigira ntacyo reka mbe nkoraho makeya ndaza kuza kubika batera umwaka iyo kuvuga ngo tugiye makeya birangiye yamaze batera umwaka iyo ukubitanye nawe nta kintu urakora biba birangiye abahiye ntayo ugeze mu rugo bita bihuriramo buriya ndakubwiye nubona amafaranga mbere yo kujya gusambana uzabanza ukora ibyo ukora nawe ubundi nujya gusambana nta kintu urakora ubanza uyishyure imbara ari n'ikibanza waragiye kugura ubanza ukigure kuko si ubeshye nubwo yaba ari miliyoni ugatusha ukirungira mu kabari cyangwa ngo ujya kureba ntabyo mu kabari pfa kuyikozamo gusa upfa kuba wayishyizemo amafaranga uba uyatwitse ngo bori imwe nta kintu wayamaze ubwo bori imwe ni ibihumbi ngewe narabigerageje inshuro nyinshi ukoze bore 10 ubwo ni 100 ngewe ndakubwiye ngo wenda mu kabari byo ushobora kuza ariko iyo wamaze guhura n'ikintu bita indaya amafaranga ubu yatwitse ndakubwiye ntabwo ushobora kuyageza n'akabari byerishira avuga ati ndacyafite icyaka n'akabari nuko kandi abajama bawe baza akavuga ati babahe ntabwo namanye kuba wanywera irya mbere buriya nanjye nikoneye iyo mfashe kudufaranga nta kintu ndakora wenda ntarishyura inzu nkavuga ngo nyuze mu kabari gusa noneho inyanza aho wagira ngo barahanduze pfa kwinjira mu kabari hari aho bita kwa Rugwiro no kwa Jacques iyo ninjiye aho ngaho nta n'ikabutura nakwigurira wumva none wagira iyihe nama abagabo bagenzi bawe bakira amafaranga kandi bakira amafaranga menshi se nta bagabo ujya wumva umugabo ukumva ngo yahembwe agasubira mu rugo nta n'igiceri cy'10 ahubwo akajya kurya n'ibyo mu rugo buriya hari umusodanzi uwo musirikare yavuye mu mishoni inshuro 2 amafaranga arayarya habe n'akabanza yaguzemo arangira aragenda agurisha n'ibyo ababyeyi bamusigiye kanimaje none ubu ngubu ni imbobo hano birirwa babeshya abana ngo ndi Darifuru akayamutera injuga umwana akirirwa amuhereza amavideo byangombwa akanamuhamagara video kora akayamwereka ibyo ashaka ntabwo ati we nzaza ngutemo yagera mu Rwanda akamuhamagara hashize nk'amezi 3 yarahageze akamuhamagara nta nigira ipfumuye noneho wamwumva hari umusirikare waje ngo ngiye kurya yuzuye akamuriru cyo nkundira abasoda twebwe turayarya bikamurenga akamubwira ati sheri wangerera amafaranga ntago bayaduhaye yose aya mbere bamaye naye sinyagura ikibanza ariko haranda sigaye izo tekinike barazikora kandi ayo mafaranga yarari we kera nawe ugategereza ayo mabanga yabo mujye muyashyira hanze kugira ngo ayo mabanga yabo ayo mabanga yabo aza niyo muyashyize hanze biba byigisha abandi bakobwa batarahura n'ibyo bibazo none usanga benshi bari kubikora gutyo ari abantu bafite abagore umutipe wenda agiye hirya iriya uramutegereje ngo agiye muri misiyo abakobwa babajura burabavuga hi nabo ndabivuga ntari biburetse bajya muri rogi akagukingirana nabyo ndabivuga ko hari n'uwo twari dufunganye wowe ngo ntago namuvuga akorazwe kuri social media nangije ugasanga aba baby umwe twabonyera mu rubanza reka twajyanye mu rubanza reka shabakobwa nangije urukiba dore nk'ubu sinavuye kuri rezo oya sindaje bundi yanyibye barangije urukiba twararyamye abatipe ugasanga afite wenda murakundanye aguteye injuga muri ino minsi ahise ajya Darifuru aragarutse ubwo utegereje ngo ni sheri ngo warategereje abandi bose warakatiye ngo sheri ngo yagiye kuri mise yaraje hashira icyumweru kajya kumva ngo invitation y'ubukwe bwa sheri wawe ngo tekereza nk'abo bantu niyo mpamvu rero mw'abantu bwereka baze babwiza ukuri ibintu byo gutegereza umuntu wagiye kuri mise n'imujanye mu bikire ku ruhande ubonetse hafi ujye ukomeza ya nawe byambayeho bro ubonetse hafi uzi ko ari muzakora ukorangera kuyo ahita bukorana n'undi namaye n'ibyanjye shaje tubyore shabasoda rwose none icyakabiri ari ababebi nabo bacanye ku maso nta nubwo ari ababebi gusa ari n'abajama biba ngiye nakundanye n'umujama tumarana imyaka 2 yaje kunsura njya kumushakira icyo kunywa nyine kwa kundi uba wizeye umuntu n'urufunguzo rwa nyina naramuhaye
aruhorana kwa kundi uba wizeye umuntu ugiye kumushakira icyo kunywa ngo umwakire ngarutse mani nsanga yagiye telefone yanjye yitwaye akagaze kanye akagaze kangahe ni kwimana none tipe nagiye kuri ribu nabanje kumamagara ambya ngo baby ngo ngiye hano hepfo gato ngo ndaje ngomeza kurindira kwa kundi wizera umuntu kumbe yari gukoresha mama password badataraze password yanjye hacemo nk'isaha none kumamagara numva nimero yashyizeho code mamagaye niye kuko nayo nyifite mu mutwe nayo nsanga yashyizeho code cyawutanga ikirego kuri ribu barambaza ndasubiza ukuntu byagenze nyine pe wibwa n'umuntu muziranye mani bakabifata nk'imikino akora nanjye hari umukobwa wageze kunyisera akajya mu rufunguza akangura atiyaka ngiye ku muhigo wegenda ufungura uryame akamara n'iminsi nk'ibiri mbiwe mu rugo n'icyumweru wakimara yaranyizeye umuntu mwizerana mwana ariko arabajama b'amabandi hano yepfo njye uwo mujama twamenyanye afite amafaranga noneho ageze aho ngaho namushirana amushiranye ngiye nanga kumuvaho nk'umuntu umukunda kumbe tipe afite target yo gukubura abantu bose naje kubisanga nyuma hari ndi mukobwa yateretaga mu 60,000 abo bajama barahari ni mwizera abatipe mwabahungu mwabakobwa mwe abatipe bari bitonze hari n'igikozi cyo mu rugo bazaga gutereta ari umutipe mwiza akahagarara ku gipangu bakamutereta mu baby akagwamo nyine umuhungu mwiza ni icyuki n'ibiki bebe arwamo kwa kundi nyine nyoko burashobora kugwamagara muri kuri gate mutipe afite telefone yawe ukirukanyira kwitaba nyoko buja ugasiga tipe kuri gate na telefone yawe yaza akamubura ibyo bintu bibaho abakobwa bose bari kureba kino kiganiro babifate mu mutwe nimba ufite telefone yawe n'ubwawe shere wawe simba mu mufuka kandi tsindi umuhungu utakaje amafaranga nanjye ubwanjye ariba nubwo nta mafaranga kuko nta kuntu yabagutakaje 500 bakwibe telefone y'ijana ntago bibaho itsinda aba baby basigaye bajyana muri lodge ugasanga ukobwa mujyanye muri hotel cyangwa muri lodge runaka arakwimuye babyita kwimura cyangwa uramukiye no mu rugo iwanyu wabucunze usinziriye ahamagaje abamotari cyangwa nka fuso baraje bapakira ugakanguka usanga wewe wayasinze wabaye ikigoryi ugakanguka usanga umwana yakwimuye kare ngeje bundi ibyo bintu bibaho ngeje bundi hari uwanyibye bya bintu byanjye njya mbabwira ngo ntago njya nkunda gukuramo imyenda dore usukura kara gaterine ngikanitse hari kariya niko nasigaranye konyine no hejuru nta kintu yansigiye kora nararyamye hejuru nkuramo nari nambaga t-shirt k'uburunga kukuramo nagiye kwanguka nsanga yatwaye ibintu byose sigara nambaye kare gaterine ngikonyine kwa kundi najya nkuramo ipantaro yo ndyamye ninjoro nayo nyikuramo yari kwitwara ngasigara nambaye ubusa uzi ko ibintu biri hano mw'isi Mane nabonye ari nka we namuvuga bakita w'Imana kibano za Karembure kiranyura neza Sirwa kuntu yandumye n'urutoki twarabanje turarwana rega reba urwa rukuntu rwaba Araba baby biyemera urumva ngo ntibaha umuntu akaba yaragigiye uramutipe sinamwagusha na gutya reka ngende hejuru tipe yageze atya no umwe mu bastari tuziranye yageze atya hagigira umukobwa aranga umukobwa ari icyuke ari mwiza bro aje arivugisha ari tekinike bakoresha akigira nka afite amafaranga nawe ugashidukwa n'aya mafaranga tipe aravuga ati wana ngenda guhereza 1000 oya yambwira ngo ngenda guhereza ushaka ko nguhangaye umukobwa bivuga bikina ngo mpereza desi umuhungu atereka reka yanga ari menshi baranaciririkanya umuhungu ati ndaguhijana akareka umukobwa ati nirigitano undi nati ati wapi nayo ngaye umukobwa aragije mu tipa aragira aravuga ati okay ntaribi desi ndayemeye bajya muri lodge bagezeyo ubwo tipe yahise abanza guhamagara umuniga we umva we kado ngo hari umuntu ugiye kuzana ngo amafaranga aho ngaho ngo itukuramo 200 ngo yinyohereze ngo andu yabike ndaje ngo mu gitondo ngo turayashyira kuri account ngo yabike ngo muri cya cyumba cyanjye na siyo umutipe nawe yareshye parirero ngo yego boss ngo nahagera ndeta nkubwira hacemo nk'iminota 5 ngiye kuva numva ngo mujama nyine ahise ahamagara wa wundi uri kumwe na mukobwa ngo boss ngo amafaranga barahageje ngo hajya ngo nkoreze mangahe undi nawe ngo ni desi ngo sawa babagiye muri guest umukobwa azi ngo baramyishyura baragera bakora ibyo bakora nka saa 9 kuri mu gitondo babwenda guki umutipe arabyuka bucece asiga umukobwa asinziriye asiga yishyuye guest umva ngo nta nigare yageraga mu jama
asigaye yishyura ibyo bantu ibintu banyweye arangije arasohoka ageze kuri gate ahabona umusekirite aravuga ati umuntu wambona nsotse mwangaye amasaha byaba ibibazo atabwira umusekirite ngo sekirite ngo mfungurira ndebe imodoka yanjye na paritse aho ko nta muntu washatse kunye asohoka gutyo umukobwa yarakangutse asanga tipe yagiye kare iyo mitwe irahari mwawe baby yamuririye ubuntu kandi yari yaramwiyemeyeho iyo mitwe irahari mushiririke ibyo biciro mwishyize hejuru mubishyire hasi kuko kwiyemera kubaho mujama niwe wajyaga ajya baravuga ngo arabakoresha casting ngo ari umukobwa umusikari yavuye Darifuru banataragira n'iwabo atarakuraho nangaye abayikubise muri rogi n'umukobwa bararyamye umukobwa arangije amutwara niba ari miliyoni enye niba ari 3 umukobwa ahita acaho asiga namukingiranyisha umusirikare aryamyisha umusirikare yarabyutse arakubita urugi baramukingurira umusirikare yaragiye gufatira Karachinikove agufatira esemugi yahize umukobwa mw'uyu mujyi wa Kigali aramushakira yamufasha hashize nk'icyumweru nta kindi bavuganye yahise amudoda aramurasa umubiri wose naramudoda nyabyo ariko umukobwa twamushyinguye ari inyama gusa utamenya umuntu uwo ari we namwe rero indaya ndababwiye ngo mujye mwiba ariko igurisha ariko wirinde kwiba mufitemo urupfu ngira ngo mwamaze kumva inama barimo barabagira mu by'ukuri ngira ngo iki kiganiro cyagifite topic yo kwibaza ngo ese niki kibashobora gusukisha nkaye ku giti cyawe mu by'ukuri imbaraga zawe zigacika yase imbaraga zawe zikaba nkeya ngira mumaze kubyumva bamwe bati imbaraga zanjye zishobora kuba nkeya bitewe nuko nashaka gushishishwa amafaranga video call bikaba ibintu nk'ibyo ngibyo burura ariko inama ngira ngo wazumvise ko Fani yagize atakavuga ati nshobora kuguhereza izo video call ariko nyamara ugasanga uziranye n'umu boyfriend wanjye dushobora gute dushobora kuzaremana ubuzima cyangwa dushobora kuzubakana urugo urumva ko ngira ngo nawe umukobwa utabitekereza ugomba gutekereza kuri icyo kintu yakamwana nawe ati nyamara ati n'abagabo mu by'ukuri natwe turashukwa dushaka gushukwa n'amafaranga asanga abacekira uhanze abangabo baradushisha amafaranga ariko tugira kwitwararika uvuga ngo iyi topic yarigamije kugira ngo itange inyigisho ngende twa T-Bless nanone mutabura imigozi muhambira ndi kumwe na Fani ndetse na Yaka Mwana we bakwita ngo iki byandike muri comment ciao